ubundi tujya gushaka inkoko hanze kubera ko inkoko zacu za gakondo zitagitera, zarekeye gutera ubundi ni ikibazo. Mwongeye kwigwa neza, turabasuhuje cyane inshuti, abakunzi ndetse cyane cyane ni nk'umuryango. Wowe wakoze subscribe kuri channel yawe cyangwa se TV yawe akaba ari Ijwi ry'Aborozi, twongeye gusuhuza rero. Uyu munsi twagenze cyane kuko twaje ahantu bahitani mu Bumbogo. Si byinshi cyane tuhaziho, ariko ni ahantu twagize amatsiko yo gusura kuko hari umworozi wanakwita n'umuhinzi, ariko twaje cyane cyane kwibanda ku bworozi bwiwe kuko nk'uko mubireba neza ni ahantu heza cyane, ni ahantu wavuga ko ni ahantu hitaruye, gusa ni mu mujyi wa Kigali. Aha rero twaje kumusura kugira ngo tumaze byinshi ku bworozi bwiwe. Ni ubworozi amazemo igihe kinini cyane, ni ubworozi nkeka ko ni byinshi cyane uraza kumwigiraho. Niyo mpamvu ngusaba wowe uri kureba kino kiganiro ubanze ukore subscribe, nimba warayikoze turagushimiye cyane, gusa ujye wibuka kandi n'akantu k'akazogera karimo kugira ngo igihe cyose dukoze ikiganiro kite kikugeraho. Rero uyu munsi rero ni ibintu njyewe ubwanjye byanteye amatsiko, abe ni ibintu bishimishije cyane kuko icyo tugamije ni ukwiga, dushaka kwiteza imbere. Hano rero twaje kureba umuntu yiteje imbere ari gukora ubworozi, ni ubworozi bw'inkoko. Ni iki cyonyine nankubwiyeho, ariko ndabona tumugezeho, ndagira ngo tumwegere noneho abanza agire byinshi atubwira. Mwiriwe neza. Mbere na mbere reka maze nkubaze n'ikibazo ntarajya kure, ahantu turi ni hagana he? Hano ni Kigali, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Bumbogo. Okay. Kuko njye naharebye mbona ni ahantu haritaruye, ni ahantu hari ubuhinzi buri ku rwego nakwita runini cyane, kuko ni ahantu nkeka twakwita heza ho guhingira. Hano twaje mu bworozi, ese kuko ndagira ngo mbere utaratwibwira, kuko ni ibintu nashaka kugira ngo mbanze nkubaze ibibazo mfitiye amatsiko, ni iyihe mpamvu yatumye uzana ubworozi aha ngaha, cyane cyane ko tubona ko ari ahantu hasa nk'ahabereye ubuhinzi? Iki kibazo kirakomeye kandi kiranoroshye. Urumva hano ni muri ya mirenge yo ku ruhande yenda kumera nk'ibiturage. Bumbogo ikora no ku mujyi, ariko ifite n'ibice biri ahagana nk'ameze nk'igiturage. Rero nari nkeneye ahantu nabasha kubona ubutaka, si bwinshi cyane ko mu Rwanda kubona ubutaka biragoye, ubuso bunini, ariko byibura ari nkeneye ubutaka buhagije ku bikorwa byanjye nshaka gukora. Rero urabizi ntabwo wajya kororera mu mujyi hagati. Yego, hano hantu rero ni umuntu wahandangiye, ariko nanjye nari nsanzwe ngenda muri iyi misozi y'inaha. Nuko ngize amahirwe rero kubera n'igitekerezo nari mfite cy'ubworozi n'ubuhinzi, kuko ubundi birajyana. Ubwo nsanga ni ahantu n'ubundi leta yateganyirije ubuhinzi n'ubworozi. Nuko ndavuga ni ahantu ni heza, kandi buri kintu kirenzeho, buri kintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi hari ikintu cy'ingenzi abantu bagomba kwitaho. Ugomba kwita ku mazi. Uri umworozi cyangwa uri umuhinzi ukaba udafite amazi, biba biri bukugore cyane. Bivuga ngo afite ni ikintu, niyo mpamvu mbere yuko mbanza nkakubaza ukatwibwira, njye byari byabanje kuntangaza kuko nari nzi ko tuje gusura umworozi, ariko nareba nkabona ni ahantu mbona habereye ubuhinzi. Niyo mpamvu byanteye amatsiko, niyo mpamvu ngira ngo mbanze ngubaze utwibwire, ubundi weho urinde, uri muntu ki? Ubundi amazina yanjye nitwa Uwase Jean Claude. Umuntu ki wenda bwo sinzi ntamenye ukuntu bisobanura, ariko ubwo ubona nka muntu ki, ubwo ngende wenda ukora iki, n'ibyo ngibyo. Ubundi ndi umworozi nyine nk'uko ubibona, unsanze mu ifamu, niko kazi kanjye. Yego, ntabwo mbimazemo igihe kinini cyane, ariko unarebye hano nahinze imboga, nahinze urubingo gushyiramo inkoko, hariya ari epfurande gucukura ibyuzi byo gushyiramo ibyo bita za zora. Mbega ndi umworozi, ndi umuhinzi uri kubitangira, ariko ushaka kubikora by'umwuga.
mbega nkabikora nk'akazi. kuko njye sinabyita kuri kubitangira kuko nkurikije ahantu tuje ibyo ndi kumva inyuma yanjye si ibintu navuga ko ngo byatangiye hashize umunsi umwe niyo mpamvu twiza kumenya ese nubwo uri kubitangira ubimazemo igihe kingana iki? Oya nta gihe kinini. Iyi sambu natangiye kugura hano ubundi nagiye ngura agace gace ariko natangiye kugura mu 2021 ariko mu gukora ubworozi bya nyabyo nkavuga ngo nzanye amatungo ubundi narazaga wenda ngahinga nk'ibigori ariko kuba ntabikurikirana ugasanga ntabwo bitanga umusaruro neza ngahinga urwo rubingo mvuga ngo nzazana inka nzabikora bitwara igihe kinini ariko mu by'ukuri kuvuga ngo none nje mu kazi ndatangiye nabitangiye muri uku kwezi gushize k'umwaka ushize mu kwezi kwa 12 2024 nibwo navuga ko urebye natangiye kandi nibwo nazanye inkoko navuga ko ari ukuri ibyo ntabwo ndabimaramo igihe. None se bwo muri icyo kibi bimazemo nubwo atari kinini ariko burya ikintu cyose kirenze ukwezi kirenze umwaka bari kinini niki cyaguteye imbaraga zo kuza muri ubworozi cyangwa se ese kuva kera ni ibintu bifuje gukora? Ikintu kimwe wenda nabonye ku bworozi bose cyangwa se reka tuvuge ku borozi wenda kuko hari n'ibyo bintu ndimo cyane. Korora no guhinga ubundi ni passion sinzi ko umuhamagaro ni ibintu utakora utabikunze kuko ni ibintu bisaba imbaraga yego n'akandi kazi gasaba imbaraga ariko ubworozi busaba kwitanga ukemera ukarara ijoro nimba inka igiye kubyara ugomba kuba uhari nimba bakubwiye ngo itungo runaka ryagize ikibazo ukaba uri hafi ukageza veterineri nimba utabasha kuhagera rero ariko ikintu mu bintu byose nubwo ari bizinesi ariko biba byiza iyo ukoze bizinesi wumva ukunze. Hari ukuntu umuntu yicara muri ofisi akumva si uri burote ataha iyo ukora ibintu nk'ibyo ntabwo bibyara umusaruro guhemba yego ariko ntabwo bibyara umusaruro ariko nimba ukoze ikintu ugikunze nk'ubu ngiye hari igihe mvano saa 4 saa 5 z'ijoro yego ntibagirwa ko ngomba gutaha ndi kwirebera inkoko gusa nkumva ni byiza rero biba byiza iyo umuntu akoze ikintu akunda rero ngewe nakoze ibintu nkunda mu by'ukuri. None se nk'uko tubona hano hantu nk'uko hasobanuye ko ari ahantu wavuga ko wifuje gushyira ubworozi bwawe ubundi wowe izi nce nizo uturukamo wenda byaguteye imbaraga uvuga ati reka mbikorere mu rugo cyangwa se nta n'uwo wagize igitekerezo avuga ati hoya ngiye kubizana ahangaha? Oya ntabwo ngiye mvuka hano ahubwo nyine nicyo kintu nakubwiraga cyo gukora ibintu ukunda ubundi ngewe simbizi twita bakavukira ngiye mvuka mu mujyi wa Kigali rwagati ngo tuvuge mvuze neza navuga ko mvuka mu Kiyovu cyo bita Ikiyovu cy'Abakene ndakibona yego urumva rero kuva hariya kugera hano harimo urugendo no kubona umuntu w'umunyamujyi noneho wahakuriye wahavukiye noneho ikirenze kuri ibyo ukaba ukiri muto ko yego si muto ariko sindanasaza rero abantu benshi tungana ntabwo baba bumva ibintu by'ubworozi bumva ari ibintu batazi ibyo ari byo ibyo nakubwiraga ngo bitari garura cya kintu nakubwiye cya passion ko ugomba gukora ibintu ukunda narabikundaga nubwo rwose ntigeze ari ibintu mbamo ariko nakoze ibintu nkunda nibyo byinshi cyanzanye hano rero hanga naje kuhagura nk'uko buri muntu yagenda akajya kugura ahandi hantu ashaka kubaka ashaka kugira gute. Nese kuvuga ngo ukunda wabikuriyemo wenda mu rugo wakuze mu rugo bahinga borora ukavuga ati nanjye nibyo nifuza kuzakora cyangwa se hari undi muntu wabirebeyeho? Oya kuko nabigusobanuriye nakubwiye ko ndi kavukire mu mujyi wa Kigali urumva rero ntabwo iwacu twari korora kandi turi mu mujyi hagati hariya ni mu mujyi hagati nk'uko muhazi ubu ngubu bashyize amataje ari nacyo kintu kiri kuntangaza ngo navuga ati se ko ukuriye mu mujyi rwagati ibi kugira ngo ubikunde wahuriye he nabyo? Rero najyaga njya mu cyaro gusura ubwo nabita sogokuru wanjye cyangwa se nyogokuru bagenda ngasanga inka nkabona sogokuru wanjye ubuzima bamo bwabaga ari ubuzima bugoye kuko bwamusaba gukoresha imbaraga bari kwahira kujyana n'abakozi nkabona imisoro imbaraga byinshi nkabona ni byiza ariko nkabona ni bigoye nkumva simbikunze ariko ngiye maze gukura sinzi ntabwo nzi aho byaturutse natangiye kumva ari ibintu bitangiye kunzamo nkumva interese cyane
nkajya kuri za social media nkareba uburyo abantu babikora ari abanyarwanda cyangwa ari abanyamahanga, nkagenda ngira rwa rukundo rwabyo bigenda bimbamo, bigeze igihe numva noneho ngomba kuvuga ati okay, noneho reka mbikore nimba n'igihe cyari kigeze. kuko nk'uko ukuntu bisobanuye ndakeka ko urumva ko ni nk'uko wabivuze ni ikintu cya passion, ni nk'umuhamagaro wawe, kuko urumva ni ibintu bidasanzwe, kuko burya niyo mwana aturutse yavukiye i Kigali akajya mu cyaro, burya sinavuga ko byinshi cyane ari ukujya kureba se hano bahinga bate borora bate, ariko bivuga ngo wowe wagezeyo urabireba urabyishimira, nkeka yuko ari nacyo kintu wenda abenshi cyane batajya bashyiraho umutima, kuko kumenya passion yawe, kumenya umuhamagaro wawe muri nkawe byaje nka ryari, wadusobanura se ni muhuye mwaka, ni akahe kantu kase nk'agatera imbarutso ukavuga turabizi, urumva wenda tuvuga wenda warize wenda kuko urumva nimba warize wize ubworozi wenda twayita bihuriye, kuko nize ibintu bijyanye na electronique na telecommunication, nta bihuriye pe. uri kumbwira ko wize electronique telecommunication ariko uri mu bworozi? Yego ndi mu bworozi. Urumva ibyo bintu tubihuje ni ibintu bitanoshye gusobanukirwa, bivuga ngo hanjye wenda mfite kuvuga ati wenda nize ibintu bya ekonomi bya ntuza, ariko ndavuga turabizi, reka njya gukora ibifite aho biriwe na ekonomi. Ntabwo natekereza kuvuga ati njye nize ekonomi ariko urabizi ngiye kujya kubaka, ntabwo byahura. So muri we rero ni nk'akahe kantu kagukozeho ukavuga ati ni ibi ngibi nta kindi? Buriya impamvu ziba nyinshi, uretse ko bavuga ngo n'impamvu ngendanururo. Ubundi ikintu cya mbere ngewe cyanzanye mu bintu by'ubworozi n'ubuhinzi, urumva ntabwo ndakura cyane, sinageze imyaka 35, ariko ndi hasi yayo gatoya, maze kwiza nk'imyaka 30, bumva kuko ngiye mvuka i Kigali, mvuka mu mujyi, nabonaga umujyi wiruka cyane, nkabona business iraza ikamara umwaka iri gutanga amafaranga, hashira nyuma y'umwaka imyaka 2 ugasanga ni business yapfuye. Sinzi n'indi ibyo binanyigene mbibona. Oya ni ibintu bisanzwe, ibintu abantu babonaga ko noneho ababigiye abandi baje kwigana babijyamo nyuma bakaza bimaze kugupfa bakabarahombye. Rero ngewe naratekereje ndavuga ko n'iki kintu mu by'ukuri nshobora gukora kuri iyi myaka itari myinshi cyane mfite, nkagikora ko kikaba ari ikintu nzi ngo no mu myaka 10 no mu myaka 20 na 30 nimba Imana ikinjije ubuzima nzaba nkigikora kandi nkigikora neza, kandi kigenda gikura atari kuvuga ngo none kiracyari hahandi. Ikintu navuga ngo niyo ntazaba nariho n'umwana wanjye ntakimusigira, sibyo? Ni samu nta niteze kujya. Ubwo rero urumva mu by'ukuri ku bantu bashaka bizinesi z'igihe kirekire, nanone ibi si ibintu byo kuvuga ngo wirukanyemo ako kanya, ko n'ibintu kugira ngo ubone inyungu zabyo bigutwara igihe, ariko iyo umaze kubyubaka ni ibintu bisigara byitwara byonyine. Rero ku buryo nk'umuntu uba ufite abantu ku isi usanga dufite ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza. Ntekereza ko ku muntu wese waba ufite icyo kibazo nk'icyo nyine n'imfite, iyi niyo nzira namugira n'inama yo gukora. Benshi nk'uko wenda kureba ikiganiro wese aragenda bireba, turagenda dusobanukirwa byinshi, turagenda tumenya byinshi cyane, ariko magingo ya wenda reka tubanze dusure n'izi nkoko zawe, tubanze tumenye byinshi kuri zo, ubwo ibindi turagenda tubiganira kuko turabona hari byinshi byo gusobanukirwa. Yego murakoze. Nk'uko mubibona aha ngaha rero tukaba twegereye uyu mworozi, ubu ngubu akaba agiye kutwereka uburyo bategura ibyo kurya by'inkoko. Urabona ko ni ibintu bitangaje, ni ibintu nkanjye uko mbona aha ngaha, ni amakuru naje gushaka kuko hari byinshi nifuza kumenya. Ndabona n'ibintu ari gukora binatangaje. Reka rero tuyivimbuzi tumubaze ati se hano turi gukora iki? Twabegera tukabaza ati se hano turimo turakora iki magingo aya, turimo turategura iki? Murakoze. Hano turi gutegura ibiryo by'inkoko, ariko mu buryo tubiteguramo hari ibiryo bisanzwe nyine by'inkoko, ibigori ndetse n'ibindi byose, ariko twebwe hano mu rwego rwo kugira ngo tugabanye cost cyangwa se igiciro kiri hejuru cyo kugaburira izi nkoko, tuvangamo ibyatsi, kuko n'ubundi inkoko tworoye
inkoko za gakondo n'ubusanzwe zirya ibyatsi. Ubwo rero urumva rero buzifashe mu buryo bwinshi, ari mu buryo bwo kutugabanyiriza ibiciro ndetse no mu buryo bw'ubuzima bwabyo bisanzwe, kuko ibi byatsi nibyo tuba twahiye mu gasozi, ni urwiri, biba birimo n'imiti myinshi. none se uru rwatsi turimo turabona mwari mu rweza, hari ahantu mufite nk'ahantu mutera kugira ngo mugabanye iyo cost, ko twumvishe ko mu byo yavuze cyane ari ukugabanya cost, nkeka ko ari n'ikintu cya mbere gifashe cyane mu bworozi, kuko abenshi hari igihe baba batazi iryo banga. Ese mwe bw'uru rwatsi hari aho mu rweza cyangwa murarugura? No, ntabwo ibyatsi tubigura, twebwe hano dufite isambu nubwo atari nini cyane, ariko nanone ni si ntoya. Duhinzemo urubingo hano, ni ukuvuga ngo twahira ibyatsi byo hasi. Hano haba harimo inyabarasanya, harimo imiravumba, harimo mbega bino byatsi byimeza ku gasozi. Rero nibyo twahira twebwe, ariko rimwe na rimwe binabaye bikeya dukoresha n'urubingo. Ariko ntabwo ufata ibyatsi uko byakabaye ngo bibihereze, kuko isi y'inka ni inkoko. Turabanza nyine tukabyoza, twamara kubyoza tukabikatamo uduce dutoya, noneho tukabisekura bikamera nk'isombe nk'uko bireba. Ubwo rero urumva biradufasha mu buryo bwinshi, ari mu buzima bw'inkoko ndetse ari no kugabanya ibiciro by'ibiryo, kuko urabona ku isoko ibiciro biba biri hejuru mu by'ukuri. Nk'uko nguko uvuzemo inyabarasanya, imiravumba, bituma ngira amatsiko. Ese izo nyabarasanya, iyo miravumba, akamaro kabyo muri ibi biryo by'inkoko ni akahe? Ubundi mu busanzwe inkoko burya nazo zirayisha, zirya ibyatsi. Icyo ni icya mbere urumva, kuko urumva twebwe kuko twororeye hano mu nzu, inkoko ziri mu nzu nta hantu zahurira n'ibyatsi ngo zibirye, kandi nyamara mu buzima bwazo busanzwe ziba zibikeneye. Rero biba byiza iyo ubishatse ukazizanira, kugira ngo bya byatsi zakabaye zijya kureba hanze ubibizanire, kuko niko korora mu biraro niko bimera. Uba ugomba gukoresha uko ushoboye kugira ngo biriya bintu zakabaye zijya gukura hanze wowe ubizizanire. Ariko urumva mu bisanzwe twese turabizi neza, bino bintu by'ibyatsi biba birimo imiti. Rero urumva biba biri bufashe n'iriya nkoko cyangwa ririya tungo mu kuryongera, nk'aho ziba ziri kurya umuti ubu ngubu. Urumva rero ni ibintu biba birimo inyungu mu buryo bwinshi cyane. None se ndakeka wenda kameramani yakwegera akadufatira video neza, akegera ubu bwatsi ukuntu buteguye, kuko turabona ko uburyo buteguye ni utuntu tw'uducece tuvanzemo ibintu byinshi. Ese ni mwe mubyitegurira cyangwa hari abandi babikora, kuko turabona ko ari ibintu bisaba umuntu ubizobereyemo? Oya, bino bintu nta bwenge bwinshi bisaba. Bino bintu kwahira ibyatsi, urabona nk'uko abantu bazi isombe, urabona bimeze nk'isombe. Urumva rero ibyatsi bifashe ukabishyira, ubaye ufite imashini nyinshi isombe byakorohera. Ariko twebwe nk'ahantu turi ntabwo dufite umuriro w'amashanyarazi, rero biba ngombwa ko dukoresha isekuru mu rwego rwo kugira ngo tubisye neza, kugira ngo bihwane mbega. Ariko ubundi bino bintu se urumva ntabwo bisaba ubwenge, icya mbere ni ukubishyiramo imbaraga n'ubushake, ukaba uzi n'icyo uri gukora icyo ari cyo. Urabona impamvu njye nari nabyitegereje, urabona ko dusura ibiraro bitandukanye, abantu bategura ibyo kurya bitandukanye, ariko nk'iyo urebye ukuntu ibi ngibi biteguye, nabona gusa nkaho birimo ubuhanga, cyangwa se ese hari ikintu bifasha mu bworozi bwawe kugira ngo butere imbere, kuko turabona uburyo utegura ibyo kurya by'inkoko zawe, uba wabyitondeye. Yego, ubundi muri rusange ubworozi ni bizinesi nk'izindi. Nk'uko umuntu azinduka akajya muri ofisi, natwe hano mu bworozi tuzinduka tuje gukora akazi. Ugomba gushyiramo imbaraga zawe ndetse n'ubwenge, kugira ngo ugakora n'ubushakashatsi, kugira ngo ibintu uri gukora bibe ibintu bizatanga umusaruro. Si ugupfa kubikora gutyo bisanzwe. Iyo ubikoze bisanzwe nyine nawe bikubera ibisanzwe, ariko niba ushaka inyungu ugomba gukoresha ubwenge, ugakoresha n'imbaraga. Ubwo rero bino byatsi, reka nkwereke, ubu tuvuge nk'izi nkoko ziri kurya ibiro 20 ku munsi, ni inkoko 500. 30% y'ibyo biro tubigira ibyatsi. 30% y'ibiro 20 ndumva ari ibiro 6. Ku isoko nk'ibiryo tuvuge nk'ibiryo biri ku isoko, gurowa iragura 32, umufuka w'ibiro 50.
yego ubaze ku biro ubaze ikiro wasanga gihagaze nk'amafaranga 610 gutyo 600 nangahe ntabwo ndi kwibara neza. Urumva rero nimba ukuye ibiro 6 ku biryo ari kugaburira inkoko buri munsi nuko wenda ngiye mfite nkeya, ariko inkoko 600 nimba ubashije gusevinga cyangwa se kurengera ibyo biro 6 ukabigira ibyatsi kandi nabyo bifite intungamubiri, ibiro 6 gukuba ya 600 si 3600 buri munsi, ngaho bara ubuzima bw'inkoko babuzamara. Urumva mu by'ukuri ngendungutse n'inkoko nagize ubuzima bwiza. None se ubwo nk'uko bidusobanuriye ubwo buhanga se wabikozeho ubushakashatsi cyangwa ni ibintu umazemo imyaka myinshi cyane weho waratekereje uravuga ati nge nzajya mbikora gutya mpuzi ibi ngibi aho kugira ngo mbigenze kuriya ngiye kubikora gutya kandi umusaruro uzaba ungana? Rero reka ngire ikintu mbwira abantu bakurikira iki kiganiro. Bizinesi yose ugiye gukora uba ugomba kwikora ubushakashatsi ukayigaho, kuko iyo utayizeho ukora ibyo utazi, kandi niba ugiye gushyira amafaranga ahantu utazi uba ugiye kuyatwika. Bivuze ngo makora ubushakashatsi. Bino bintu nagiye nabikozemo ubushakashatsi mbere yuko ntangira korora byantwaye umwaka wose nkora ubushakashatsi bw'ibi bintu. Ubwo wari utaratangira ubworozi gutyo umaze imyaka ubukora cyangwa wari ushaka kubwagura? Ubu tuvugana nta bundi bworozi nigeze nkora mu buzima bwanjye, ariko iyo ukunda ikintu uranakitangira kandi rero nimba ngiye gushora amafaranga, inkoko zirahenze mu by'ukuri, abantu benshi zirabananira, ariko abenshi kubananira biterwa n'ikintu nk'iki ngiki. Ntabwo umuntu aba yakoze ubushakashatsi bagiye gukora ibintu atazi. Nanjye simfite uburambe bwinshi, ariko nimba nanafashe umwaka wanjye umwe nkajya mfata byibura buri masaha 3 nkajya kuri za YouTube za social media nyinshi zishoboka, ukareba uburyo abandi borozi si n'abo mu Rwanda gusa, aho mu bindi bihugu ku isi byateye n'imbere, ureba uburyo bakora. Ubwo rero ibyo bintu bibungura nawe uba ugomba kubikora ukareba nimba ari, ariko kandi iyi ni imibare yoroshye kuyumva. Nimba usevinga 3600 hafi 4000 ku munsi, mu kwezi nangahe? Ni 120 ahari. Ese 120 ubwo birimo urumva hafi 4000 gukuba 30 ni hafi 120. Ayo mafaranga yaguhembera abakozi, sibyo? Ayo mafaranga yazana indi mifuka y'ibiryo mu ifamu, sibyo? Kandi noneho mu by'ukuri twebwe ikigambiriwe nanone kinarenze, twebwe inkoko tworoye ntabwo ari inkoko z'inzungu cyangwa inkoko z'amapondezi. Izi ni inkoko zacu za gakondo, n'ubundi ziba ari inkoko zisanzwe zitoragura hanze. Tugomba kuzimenyera ubuzima nk'ubwo zabona hanze n'ubwo ziri mu nzu. Rero nicyo kintu cyatumye ibi bintu twebwe tubikora, tukabishakora ubushakashatsi, kandi tubona ari ibintu bitanga umusaruro mu by'ukuri. Nk'uko bivuze ko ari inkoko za gakondo zisanzwe zimenye ibyo hanze, ni niho byahereye kugira ngo uhitemo ubworozi bw'izi nkoko za gakondo aho kugira ngo mujye mu za kizungu, cyangwa ubone ibintu wifuza ukavuga ati ngewe ngiye korora inkoko za gakondo kubera ko arizo nshaka, kubera ko ari bwo bworozi nshaka gukurikira? Yego, ubundi ngewe mu by'ukuri kuri ibi bintu, kuri icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bakunda kukimbaza bakavuga ati ni gute ujya muri izi nkoko wumva zizavamo umusaruro ki? Yego, ariko nk'uko nakubwiye ubanza gukora ubushakashatsi ukamenya ngo ni iki kintu ugiye gukora. Ariko kuri icyo kibazo ngarutseho, hari ikintu hano hanze kubona igi ry'inyarwanda aba ari ibintu bigoye cyane. Birahenda cyane. Birahenda, nk'igi ry'inyarwanda ku isoko usanga ari amafaranga 300. Ubu ni 300 arenga. Mu gihe zino nkoko z'amaponde zitageze no kuri 200. Ni 160 nangahe. No kuribona ni ikibazo. Rero njyewe mfite umwana mutoya, igihe yari uruhinja najyaga njya kumushakira amagi y'amanyarwanda kuko nabonaga ko ari amagi meza. Ndashakisha karitsiye yose nkabura igi ry'inyarwanda. Nibaza ubundi bigenda bite kuki ku isoko tudafite inkoko zibasha kuduha amagi y'ikinyarwanda nka dusanzwe dufite imihondo. Hari n'ikindi kintu cya kabiri, inkoko abantu benshi dukunda kurya inkoko z'inyarwanda kuko ubu ari inkoko zifite ubuzima bwiza, zorowe neza, zari ibyatsi nk'ibi ngibi, zari udusimba dufite intungamubiri nyinshi,
zitari inkoko. Urumva kurya inkoko imaze iminsi 40 mu by'ukuri yego nibyo bihari ku isoko, ariko ubishyize mu bwenge ubu ni inkoko ari gutima n'iminsi 40 mu by'ukuri ntabwo byumvikana. Singaye ababikora, ariko twese nubwo tuzirya turabizi neza ko hari kiba kibura hariya hagati aho ngaho. Rero njyewe naje kujya njya kugura inkoko mu mabusheri cyangwa alimentation, nkavuga ngo ndashaka inkoko y'inyarwanda. Bantu nuko ngasanga ni inkoko ikomeye, ya nkoko urya ukagira ngo urukanje uruhu, zikanyobera biruba nk'uko nanazicikaho nzivaho. Ariko nyuma umuntu ucuruza alimentation yaje kunyishurira ibanga, mbwira ko ziriya nkoko twebwe baduhereza ko ari inyarwanda abenshi mu alimentation ziba ari izi nkoko z'amapondezi ziba zageze igihe cyo kurekera gutera amagi, zasaza rero bakazigurisha, none bikarangira baziduhaye mu buryo bwo kuzita inyarwanda kandi ari inkoko z'inzungu ahubwo zashaje, kuko noneho imaze igihe kinini. Umva iriya nkoko imaze igihe kirenze imyaka 3, inyama yayo iba yaramaze gukomera. None bakutwiga abantu benshi bakatubeshya ko, simvuze ko ari bose, ariko abenshi batubeshya ko ari inyarwanda. Biba ngombwa ko ibyo bintu mbyihorera, ndavuga noke noneho njye reka nshaka uburyo bwanjye bwo kwiyororera inkoko z'inyarwanda, kurya uzayishaka nzayimuha, nimba ari nayo magi akayabona y'inyamanyarwanda. Nicyo kintu ahanini njye nashatse gukora. Ndumvamo ikintu nko muri ubwo nabyita ni nk'ubuhamya. Ikintu cya mbere gikuru numvishamo niyo mateka y'umwana wawe wavuze ati nabyuka nkumva nshaka amagi y'amanyarwanda ntiyabure. Kandi ibyo narebye ku isoko iyo uzengurutse ubona ko ni amagi agoye cyane kubona, uretse kuba anahenze anagoye cyane kuboneka. Sinzi nkeka yuko ari nacyo kintu abenshi cyane batajya basobanukirwa, kuko iyo bavuze inkoko y'inzungu irahenduka, biroroka kuboneka, ari nayo mpamvu benshi bayijya, kuko abenshi burya bakunda inzira yihuse, abantu bakunda inzira yihuse. Nkeka ariko ari nacyo mpamvu nashaka kubaza ati se boho iyi nzira yawe y'ubworozi bw'inkoko z'inyarwanda ni inzira igoye? Ese ni iki kikugora? Hano twari turi ku matungo, nako ibyo kurya byazo, ni ibiki bigorana cyane mu kubona ibyo kurya byazo? Ubundi ubusanzwe ibiryo tuzigaburira nk'ibi byose mureba ni ibiryo tugura mu nganda, nk'ibyo zino nkoko z'inzungu zirya, ariko twebwe tukazivangiramo ibi ngibi kugira ngo zikomeze kugira bwa buzima nyine nk'ubw'inyarwanda. Nguciye muze mu gatoya, mbese utongeyemo ibi ngibi biriya byonyine byaba bihagije? Zarya zikamera neza nka ziriya z'inzungu, ariko ya magi ushaka yaryo rifite umuhondo ntabwo riza rimeze neza nkaryo. Riba rifite umuhondo ibi bidahari, yego udashyizemo ibi byatsi, riza rifite umuhondo nyine kubera rya kamere ya nkoko yuko ari inyarwanda, ari inkoko ya gakondo, ariko ntabwo riza rimeze neza nk'umuhondo wundi inkoko yagiye gutoragura hanze. Rero ibi bintu twige kubikora ni mu rwego rwo kugira ngo duhereze ziriya nkoko ubuzima nk'ubwo zakagombye kuba zibona hanze. Ubundi twebwe muri gahunda ni uko izi nkoko dufite ni icyororo twazanye cyo kugira ngo tuzakureho inkoko noneho nyinshi zishoboka, ko dufite isambu nubwo atari nini cyane ariko irahagije, ku buryo noneho tuzakuraho inkoko zizajya zijya gutoragura hanze. Ubu turimo turakora akazi ko gukorotira isambu, nizimara gukura izo zizabyara zigomba kujya hanze, no tukororera inkoko ziri ku gasozi hanze, yego bya gakondo nibyo dushaka, ariko mu buryo bwagutse, atari ukuvuga ngo ni ukora bimwe bya giturage. Zikaba ziri hanze tukazizanira ibiryo hanze, ariko noneho zinatoragura udusimba, ibyatsi, ariko ziri hanze. Ese ubwo nkawe wenda kugira ngo nk'umuntu wifuza nko kujya muri ubu bworozi bw'inkoko za gakondo, kuko uyu munsi nizo turiho cyane, ari nk'inama ugiye kumubwira ku byerekeranye n'ibyo kurya, ni nk'iyo nama wamugira ati uramenye ujye uyigaburira ibi ngibi, uyigaburira ibi ngibi, ntukayigaburire ibi ngibi, kubera ko bigaragara yuko weho ni ibintu umaze gusobanukirwa, cyane cyane ko wanabikoreye ubushakashatsi. Ubwo ushatse nko kugira ngo umufashe muri ubwo bushakashatsi wakoze, ni nk'iyo nama wamugira ku byerekeranye n'ibyo kurya by'inkoko nyarwanda? Ubundi nk'uko twese tubizi, inkoko y'inyarwanda ni inkoko abantu bazi ko n'ubundi batajya banahahira, ari inkoko yirwariza ku gasozi.
urumva rero ubundi nta nubwo ikintu kijyanye no kukigaburira nk'uko twita kuri izi ngizi z'inzungu byakabaye n'ikibazo kuko ni inkoko zirya bikeya burya se yego urumva inkoko nk'izi ngizi iyo igeze igihe cyo gutera amagi inkoko nkuru ntabwo ishobora kurya hejuru y'amagarama arenze 100. izi nkoko zindi zisanzwe z'amapondezi nta nimwe ushobora kurya munsi y'amagarama 120-125. urumva amagarama 25 idiferanse nini. ubaye ufite inkoko 1000 ubwo biba ari ibiro byaba ari ibiro 25 ku munsi. umuntu ufite inkoko z'inzungu yaba agaburira byinshi hafi umufuka. urumva rero mu by'ukuri jyewe nta bintu binini cyane nagiramo umuntu inama kugaburira inkoko nk'izi ngizi kuko ubundi niyo wayishyira ari hanze yonyine ikirukanka hanze yabaho igasavayivinga, ariko izi nkoko z'inzungu ntabwo zishobora kubikora. ntabwo yabibasha. byonyine ubuzima bw'inkoko y'inzungu uba ugomba kububungabunga bikabije, ugakingira ukaziha imiti. nk'ubu ngubu izi nkoko zimaze ukwezi twakabaye turi hari imiti turi kuziha, ariko ndakubwiza ukuri ko nta kinini na kimwe izi nkoko zirarya habe na kimwe, nta n'imwe yagira ikibazo. muraza kuzibona. nta nkoko iri ahangaha napfushije inkoko 2, ariko inkoko 2 napfushije abakozi barazikandagiye tukiri udushwi dutoya. bivuga ngo nta burwayi irapfa kuko yarwaye. nta nkoko n'imwe rwose. ariko abantu baranabizi kubera ko inkoko nimba umuturage hano mu giturage yorora inkoko akashyira hanze ikiragira akayicyura nimugoroba atazi ngo yariye iki yagize ite, ni gute rero n'inkoko ngiye noroye nahaye umwanya yananira? mu by'ukuri ni ibintu byoroshye cyane. nuko ahubwo ngenda nashikariza abantu mureke tugaruke kunuza ko hari umugabo w'umunyakenya yitwa Pierre Lumumba, abantu baramuzi. nigeze kumwumva avuga ngo ubundi tujya gushaka inkoko hanze kubera ko inkoko zacu za gakondo zitagitera, zarekeye gutera ubundi ni ikibazo. ariko aho gato aho ngaho ushobora kwibaza inkoko zacu z'inyarwanda zagize ikibazo gikomeye cyane gituma abantu batazisanga ngo bajye kuzorora. zagiye zigira ibibazo byitwa amacugane, inbreeding. ni ikibazo gikomeye cyane rero mu bintu by'ubworozi. iyo ukoze ikosa ugazana n'ikintu cyitwa amacugane biba birangiye, biba byarangiye. ni ukuvuga ngo rero nimba ufite icyororo cyangwa ushaka icyororo ugomba kumekinga shuwa ko ugomba gukura icyororo ahantu hizewe. inkoko si n'inkoko zaba inka zaba ihene. iyo waje amacugane, ubwo amacugane ni ukuvuga ngo ikigabo n'ikigore bivukana bikabyarana. no mu bantu dusanzwe bajya tubwira ko umuntu abyaranye na mushiki we babyaranye umuntu ufite umutwe yatuzuye, cyangwa se babyita nko kubyara ikigoryi. simbizi niba ari imvugo nziza, ariko niko n'ikinyarwanda babivuga. rero impamvu mubona inkoko z'inyarwanda zidakura ngo ikure ibe nini ni icyo kibazo kibitera. inkoko iba yagiye, niba umuntu afite isake mu rugo afite n'inkokokazi, ziriya inkoko n'isakekazi inkokokazi n'isake zirabyaranye. noneho inkokokazi izavuka kuri ya nkokokazi yasakira irongera irayibanguriye kandi n'isi amaraso amwe arahuye. mu by'ukuri ibyo bintu bikomeza bikabishene bigasha imyaka 10, wumva iyo nkoko hazavuka inkoko imeze, havuka agakoko gato kadakura gafite uburwayi. rero twebwe nicyo kintu turi kwirinda aha ngaha. ubu tuvugana dufite inkoko 500 hano, dufitemo inkokokazi 400, dufitemo amasake 100 ziravukana. nizigeze amezi 3 y'amasake tuzayakuramo tuyatange, bayagure bayabage, simbizi icyo bazayakoresha. ubu tuvugana muri uku kwezi tugiye kuzana izindi. mu by'ukuri izi nkoko ntabwo tuzikura no mu Rwanda, turazemporuta i Bugande, kuko i Bugande bo ni ibintu bamaze gusobanukirwa. iwabo bazita ngo ni inkoko y'inganda, ni inkoko z'ingande zabo nyine. nubwo nakomeze kuzita inyarwanda, si inyarwanda zivuka hano, ni inkoko z'inyafurika. ariko bo kuko bo icyororo cyabo bakomeje kugifata neza, niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo mu Rwanda ntazihari, reka tujye kuzishakira aho ziri, turazizana aha ngaha. ubu biransaba ngo ngomba kuzana izindi nkoko zitavukana n'izi, bazafata amasake azivuyemo akaba ariyo nzahereza izi nkokokazi za nyina n'imfite.
kugira ngo nirinde cya kintu cy'amacuga n'inkoko zifitanye amasano. nkeka yuko ako kantu wari uvuze ni akantu buri wese wakumva byamutera amatsiko kuko urumva turi ku nkoko nyarwanda ariko hajemo n'akantu k'ibuganda ni kumva ariho hano bitanyije nkavuga ati se mu by'ukuri bwo muri izi nkoko ufite hari inyarwanda zo mu Rwanda zirimo cyangwa zose wazempose muri Uganda? Oya, ntago nabeshya kuri icyo kintu nubwo bwose byaba ari business, ariko bino bintu urumva iyo uhaye umuntu ikintu kibi mu bintu by'ubworozi buriya ari nko kumuroga. Izi nkoko nazikuye i Buganda, yego byasabye ibipapuro byinshi n'amafaranga menshi, ariko kuko ari ikintu nashakaga, ubundi nabanje gushaka korora inyarwanda, ariko nshakisha nakuri cyororo ndahabura pe, ndahabura kuko nta muntu uhari woroye inkoko z'inyarwanda yabigize umwuga, ntawe uhari. Ndavuga noke noneho ubwo hano zidahari reka nshakishe. Sinzi ukuntu narebye kuri za YouTube mbona Abagande ni ibintu bamaze gushyira ku rwego rwo hejuru, usanga abantu umuntu afite inkoko 5,000 z'iwabo za gakondo zitavangiye n'izindi nkoko. Ndavuga noke noneho n'ubundi twese turi Abanyafurika, ntago Umugande n'Umunyarwanda bamuteretse hariya, uretse twebwe ubwacu twiyizi, ariko akenshi buriya n'u Rwanda wapfa kudutandukanya, twese turi Abanyafurika turasa. Ndavuga noke nimba ari inkoko yakuriye hano mu Rwanda n'iyakuriye i Bugande byaba ari kimwe. Ndavuga ni kanzani izi nkoko zivuye i Bugande kugira ngo byibura, kuko izo mu Rwanda zamaze kwangirika kubera icyo kibazo cy'amacugane n'ibiti byose, byibura no dukora ikindi cyororo gishyashya Abanyarwanda babonemo inkoko noneho babasha korora. Ariko kuri icyo kintu nubwo ari izo nkoko nk'ibyo nazikuye i Bugande, ntatandukana n'izi nkoko z'inyarwanda. Ni inkoko zitera amagi y'imihondo aya ngaya muri make nazo zitera amagi y'imihondo aya twita amanyarwanda. Niko bimeze, ni ukuvuga ngo uretse kuba ni nk'uko wavuga nk'Umugande n'Umunyarwanda, twese turi abirabura turi Abanyafurika, ntatandukaniro. Igitandukaniro rihari ni uko bo babashe kuzibungabunga, twebwe tutarabikoze, noneho bikaba ngombwa ko iyo ikintu cyagucitse ujya kugishakira aho kiri. Nicyo kintu cyatumye tujya i Bugande kuzana izi nkoko mu by'ukuri. Ibyo ni ibintu bitanagoye kumvikana kuko urumva niba burya niyo bigeze no ku rurimi ntabwo tujya twibeshyera, no ku indimi nyinshi z'inyarwanda nyine hari ahantu tugenda tukazikura. So ibyo ni ibintu byumvikana kuko niyo mpamvu ni ikintu cyari kineye amatsiko avuga ati ese noneho umuntu afashe izo nkoko z'inyarwanda nimba zinahari akazihuza n'izi ngizi twakwita ingande, byose ni kimwe, ubworozi bwashoboka. Ni ibintu byoroshye cyane, ariko ahanini nakubwiye ko izi nkoko zacu z'inyarwanda zifite ikibazo cy'amacugane. Muri make birashoboka ko izi nyarwanda zakwanduza izi ngizi? Oya, nasohoye ni ukuzanduza. Ni ukuvuga ngo wowe nimba umugore afite ikibazo agahura n'umugabo udafite ikibazo, baba bazabyara umwana ufite ikibazo. Si ibintu byumvikana, ni ibintu byumvikana. Ariko ntabwo bivuze ngo izi nkoko zacu z'inyarwanda hari uburyo dushobora kuzikoramo tukazibungabunga zikongera zikaba inkoko nziza. Ushobora kugenda ugafata inkoko tuvuga ikirehe y'inyarwanda, ukagira usize ukazana isake ukazihuza, ukazigaburira neza, ukazifata neza, zikongera zikaba inkoko zimeze neza. Ariko ni ibintu bigomba gutwara imyaka, tuvuge nk'imyaka 5 kugira ngo inkoko izongere ibe inkoko nini, inkoko ifite ubuzima bwiza, byatwara akanya. Ariko rero mu gihe ibyo bitari byaba, turavuga twaba dukoresheje izi ngizi kuko n'ubundi nta tandukaniro kimwe n'inyarwanda, murazi kuzibona. Aho nkeka yuko byinshi ku byerekeye imirire, nkeka yuko tunamenyemo byinshi cyane, nsobanukirwemo byinshi cyane kuko ni ibintu byinshi abantu benshi batari banazi, ariko turagenda tubiva muzi kuko hari n'ibindi byinshi dukeneye gusobanukirwa tunabashe no kuzireba. Reka mbanze nkureke ubanze utegurire ibyo kurya, ubwo turaza gukomeza kuganira kuko hari byinshi cyane dukeneye kumenya kuri ubwo bworozi bwawe. Murakoze cyane. Bakunzi ba Ijwi ry'Aborozi TV, rero uyu munsi ndakeka twamenye byinshi, twasobanukiwe byinshi, dore ko n'ubundi gahunda ni kuzagaruka kuko hano twabonye byinshi bitangaje, ndetse n'urubingo twasuye hari byinshi cyane twatahanye dufite amatsiko. Nkeka yuko biri no mu cyambere kizatugarura, ntuzi yuko n'umworozi yatubwiye yuko ashaka no kongeraho n'ubuhinzi, ariyo mpamvu nubwo uyu munsi tujya gusoreza ahangaha ariko gahunda nakagaruka. Ngaho rero
rero weho twabanye muri iki kiganiro, ikintu cya mbere nifuza ko wakora, banza ukande subscribe nimba utarakanze subscribe, ndetse nimba warakanze subscribe kanda kuri ako kazogera kugira ngo igihe cyose dusohoye video ijye kugeraho muri ako kanya. Ikindi n'abandi bose twabanye batarakora subscribe, turabinginze mukore subscribe kuko ijwi ry'aborozi turahakubera, murabizi neza yuko hano icyo tugamije ni amakuru ndetse no kwiteza imbere. Ngaho rero abo twabanye uyu munsi mwakoze cyane, ndetse gahunda nakagaruka ku ijwi ry'aborozi TV. Ciao ciao.